madamu wanjye rwose yatwitiye gukubita abashyitsi urumva rero no kubyihangana ukanana se wabyanga ko umusisi nani ubwo ari ngo nyinsheri ni ngo ni 10 zonyine oya man nase manu inkoni 10 zabananira 10 turinde gupfubusa inshuti zanjye twakoranye ko barimo baranseka banze kumba kubita none se banze kumba kubita kandi umwana arabishaka ibyo biri kuvuga ni ukuri koko cyangwa ni puraka nyine ko guseka twishimiye twasetse ni ukuri yafashe mureke mbabaze mwabasore ubu aya masange muri kubona mbyutse nza gukina namwe ngewe umwana wanjye negetse gukubita abashyitsi urumva kandi muratega mbakubita okay mutemera ko mbakubita ndayangira avamo si ibintu musanzwe muzi koko ibaze kubona madamu wawe nese okay ntujye ubona nk'umumama yatwiteye nk'imyembe cyangwa ibijumba byokeje uyu nguyu rero yatwitiye gukubita abashyitsi ni ukuri mu mbabare muri inshuti zanjye mwibyumva nabi kandi mwiseka ntabwo musekeje shawiseka sibyo none se gite ibintu byose twagiye tuvuga ako niko wita akantu sepura akantu gatoya ngo kakwisomeka umva ko inshuti zanjye koko icyo kintu kigiye nubwo njye amaboko yanjye babazanya ni 10 ntabwo ari nyinshi ntabwo ajya arenze 10 no itunyurwa ni 10 ubundi abandi mbakubita umuntu 20 kuko kumwe muri inshuti zacu cyane ni ngo ni 10 ntabwo bazanga hasigaye ubwo n'udutwe mbabwire bro ndanabiyamye nimba mbabwiye ngo umugore wanjye afite ikibazo mu cyumvanga ni wanjye c'est tout inkoni 10 bikarangira mutege bakubita cyangwa muvuge musohoke muri nzu yanjye murabashyitsi ndabemera ariko mureke banakubita umugore umwana wanjye ntagire ikibazo bajye mwumvikana nuse mutege barimo baratinda bari kubitekereza murakubita hehe ni ku kibunerega ntabwo bigoye se ku kibuno ntabwo hababara bavuze ku kibuno ubwo rero ko bafite amabuno manini nyine ubuzima uko ko ndabyibushya kaka mwagize vuba kure mukantabaye kuryama kandi biba byanarangiye nta kundi nyine ibi mbikoreye kukubaha n'umwana nditava ariko se ubundi gite nk'inshuti yacu nyine reka